Umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyewe nka USA cyangwa United States of America mu zindi ndimi witwa Washington DC. DC bisobanura District of Columbia. Ese wowe iyo bavuze Columbia wumva Columbia nk'igihugu cyangwa hari ubundi buryo usobanukirwamo ibi bintu bitandukanye n'uko bimeze, cyangwa se byanashoboka yuko uzi ukuri kwa nyako? Gusa niba utazi ukuri kwa nyako, niyo mpamvu uyu munsi ngira ngo mbanze ngusobanurire neza Washington DC bituruka he. Washington DC yitwa District of Columbia kuko agace ka leta kayoborwaga na guverinoma y'igihugu cyangwa Federal District kitwaga Columbia mu rwego rwo guha icyubahiro Christopher Columbus. Ni mu gihe umujyi nyirizina wahawe izina rya George Washington, perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izina Columbia icyo gihe ryakoreshwaga nk'irivuga Amerika mu buryo bwa gihanga cyangwa mu buryo bwo kuvuga igihugu cyose. Ijambo district naryo rero rivuga ko atari leta yigenga, ahubwo ari agace kagenzurwa byihariye n'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa US Congress.